Nongeye kubaha ikaze once again kuri Mateka TV. Turi hano kugira ngo tubagezeho amakuru gatanu kandi umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi rero naje hano kugira ngo mbagezeho amakuru ajyanye na backstage series ikomeye cyane ndetse imaze iminsi iri kuboominga, aho abaturage bose bo mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda bamaze iminsi amaso yabo atava kuri televiziyo bakurikirana series yitwa backstage. Ariko hakaba haciyeho iminsi igera kuri 4-5 hadasohotse ikindi gice gikurikira cya 25 tumaze iminsi turebye. Waza kwibaza ngo ese no kubera iki? Ushobora kuba wakomeje kugenda wumva amakuru hirya no hino avuga ku bintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi ndi hano kugira ngo muhereze straight way to pass through as long as we are still fans of Zacu entertainment. Kuri uyu munsi naje gukora ubushakashatsi, nkomeza kugenda nzenguruka kuri social media nshakisha nibaza impamvu Zacu TV yaba itakiri gusohora iyi backstage yacu nkuko tubimenyereye ku munsi wa gatatu, ndetse no munsi ku munsi wo kuwa gatandatu habaga hari series iryoshye cyane. Gusa nubwo byabaga biri buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, byabaga ari itandukaniro ryabaga riri kuwa gatatu no kuwa gatandatu, aho kuwa gatandatu yabaga ari isubiramo rya filime zarebwe, ndetse no ku cyumweru akaba ari gutyo. None kuri uyu munsi ntago backstage yacu twakunze cyane nk'abaturage, nk'abakunzi b'abanyarwanda ikomeje kugenda isohoka. Mbere yuko mbabwira ibiri imbere, reka manze mwibarize ngo mu bice 25 byose tumaze kureba, ni ikihe gice wakunze mu bice byose? Ese ni ikihe kintu wakunze muri iyi filime? How did you like it and what was your favorite part in this movie? None reka twikomereze icyo bita cheating mu cyongereza, cyase mbese ni nko kwangiriza amategeko, gukora ibitanyuranye n'amasezerano, cyase ibinyuze ku ruhande, ni nko gupenetrating cyase guca mu nzira zitemewe. Niko iyi backstage yacaga kuri YouTube. Ubundi habaho icyo bita TV series, hakabaho n'icyo bita web series. Iyo bavuze TV series ni series cyangwa se movie cyangwa se film zinyura kuri televiziyo runaka, kuri chaîne runaka. Iyi backstage nayo ni TV series iri among them, kuko yanyuraga kuri Zacu TV, kuri televiziyo ya Zacu TV, kuri chaîne yabo. Noneho hakabaho kuri YouTube habanje kunyuraho uduce tubiri dutangira, harimo part 1 cyangwa se season 1 episode 1 inyura kuri Zacu entertainment mu buryo bwo kuyamamaza, hanyuraho na trailer cyangwa se itangazo ryayo mu buryo bwo kuyamamaza. Nyuma yaho ntabwo twigeze tubona backstage kuri YouTube mu gihe cyanyacyo. Gusa hari abantu bari active, very active. These are people who like you most. Ni abantu babakunda cyane. Baravuze bati nubwo kuri Zacu TV inyuraho, ariko hari abandi bantu badafite za televiziyo ndetse badakurikirana Canal Plus mu rugo iwabo, ahubwo bafite amatelefone yabo, ama iPhone, ama Samsung, ama Tecno, ama Airtel ndetse n'izindi telefone, ariko bakurikirana ibintu kuri YouTube. Baravuga bati okay, dushobora kujya dufata izi series tukazirikodinga uko zica kuri televiziyo, tukazirikodinga, twarangiza tukazihereza aba bantu bagenzi bacu batabasha kubikora. Gusa nubwo byakorwaga yari in the wrong way, unbelievable, gupassinga through this hardcore fact. Ibi n'abantu bakeneye ariko bitanyura mu buryo bashaka. Then abo babikoraga yari uburyo bwo kubarwanaho, nabo birwanaho, gusa ntibyakundaga, kuko wageragezaga gushyira iyi series kuri YouTube ugahita receiving message ivuga ko video yawe bayikuyeho. Ngira ngo mwagiye mubibona benshi. Nuvuga ngo hari ukuntu upostinga cyangwa se ushyira ikintu kuri YouTube ugikuye kuri chaîne ya Canal Plus, warangiza ukimara kugipostinga aba manager cyangwa se abakuru ba Canal Plus bagasaba ko iyo video ikurwa kuri YouTube igasibwa. Ingorane zirimo rero niziye, iyo ukoze ikosa ugapostinga iyi video kuri YouTube nk'uko mamaze iminsi mubibona bazipostinga,
ukagira amahirwe makeya bagasaba ko video yawe ivanwa ku rubuga rwa YouTube, uhita usigarana icyo bita strike. Iyo baguteye icyo bita strike rero ni hahandi uhomba, niyo wabaga wishyurwa amafaranga kuri YouTube ukaba utagihembwa, bagakora icyo bita demonetization. Nagahinda niba waragiye ubyuka ukabona umuntu yapostingaga video ariho ukurikiranira backstage yawe kuri YouTube neza gatanu ku kandi umunsi ku munsi, bwacya mu gitondo ukabona ya video wabonyeho ntabwo ikiriho, ugategereza ko yongera gupostinga igice gikurikiye ukakibura. Dore impamvu niyi. Impamvu nta yindi ni Canal Please ndetse n'aba manager ba Zacu TV. Ntabwo baba bashaka ko iyo seri muyirebera kuri YouTube, kubera ko bituma mutayivisitinga cyangwa se ngo mujye kuyirebera kuri TV. Baba bari gukumira inzira zo ku ruhande zituma abantu batajya kureba kuri chaîne ya Zacu TV. Ngira ngo impamvu murayumva neza. Nzi neza ko abantu mukurikirana Amateka TV muri abanyabwenge, genius, perfect, so cool, humble, good in everything, God fear and faithful. I can believe in you. I know you God's people and I love you so much. Big up my people. Big up. Big up. Nizere ko turi kumwe gatanu ku kandi. Nyaboneka nujya ubona seri ya backstage itanyuze kuri YouTube nk'uko rusanzwe bimenyereye, ya wihangana kandi never give up. Iyi boro ifite inyigisho zirenze. Ya wongera ugaruka usacinge ejo nibyanga, ejo bundi wongera ugaruka usacinge nibyanga, wongera ugaruka usacinge, ariko nibyanga nanone nkugiriye inama nuko wakongera ukagaruka nanone ugasacinga. Noneho rero niba byanze burundu aba bantu noneho mbese umutekano ukaba wakajijwe, washyizwe hejuru ku rwego rwo hejuru, hari ikindi kintu kimwe cyo gukora gusa, ni ukuba wakoresha decoder ya Canal Please ukajya kuri chaîne yitwa Zacu TV. Iyi seri inyuraho gatanu kuri gatanu, inyuraho saa 3 za mu gitondo, mu masaha ya mu gitondo, ikongera none ikanyuraho saa 3 za nijoro. Ntugire ikibazo, you can follow it anywhere it goes, everywhere it goes. Ndabemera cyane kandi ndabakunda, niyo mpamvu mbyutse nkababwira ngo reka nze mbatema amakuru nk'aya ngaya muyakunde, kuko mushobora kuba mwarahangayitse bitewe n'igihe gishize idasohoka andi makuru y'ingenzi mutari muzi. Rero backstage tugiye gukurikirana season 2. Season 1 yarangiye kuri 25 cyangwa se kuri 25 actual, ariko noneho tugiye kujya kuri backstage season 2 episode 1. Then ntimugire ikibazo, abantu bazipostinga kuri YouTube barakomeza bazipostinge mpora, kandi I believe ko tuzayireba mpaka irangiye turi kumwe. Ndabakunda cyane. Mwari muri kumwe na Rukundo Alex Mateka, aho duhurira kuri Mateka TV nkabagezaho amakuru y'ingeri zose aturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Nyaboneka niba unkunze kora subscribe, cyangwa niba usanzwe unkunda ariko ukaba waribagiwe gukora subscribe, kora subscribe. Ngenda gukunda cyane, kandi wibagirwe gusiga umbwiye igice ukunda cyane muri iyi seri ya backstage. Thank you so much for even